rero uyu mwanya muvandimwe nezezwa cyane nuko abantu banyandikira bakambwira bati warakoze uyu muti wandangiye waramfashije. Mbega ibintu binejeje. Navuga abantu benshi ariko kenshi kubera privacy y'abantu twirinda no kuvuga amazina yabo, ariko abantu benshi arakubwira tumva jewe hemorrhoide yari yaranyishe, jewe hypertension yahoraga izamuka, jewe diabete yahoraga iri hejuru, jewe nahoranaga igifu za acide, ibyo bita acid reflux, ngahorana imibi kirungurira, ariko atubumeze neza. Nongeye kuguha ikaze inshuti muvandimwe, wowe ukunda ibiganiro byacu kandi unezezwa no kubisangiza abawe bose. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Nkuko bisanzwe ni muganga Kayitare, Proficient Kayitare, ubagezaho ibiganiro byerekeranye no kwitungira amagara mazima, ubagezaho ibiganiro byerekeranye n'ubuzima, ubagezaho ibiganiro byerekeranye no kwivura, ubagereranyiriza ibintu n'ibindi kugira ngo dukuremo ikizima. Turi mu isi yuzuye ibigawa, ariko Imana iraturarikira gukura ibishimwa mu bigawa. Rero uyu mwanya tugiye kuganira. Mbere yuko tuganira, reka mbanze ngusomere isomo ryo muri Zaburi ya 23, abantu benshi bita Zaburi y'umushumba cyangwa se Zaburi y'umwungeri, ariko ndasoma amagambo ari ku murongo wa 4. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Dawidi yarabizi neza yuko ashobora kugeraho ubuzima bumubera nko kunyura neza mu rupfu cyangwa mu gisa n'urupfu. Wenda ibisa n'igicucu cy'urupfu kuri wowe simbizi, niba ari indwara, niba ari ubukene, niba ari ugusuzugurika, niba ari ukwangwa, niba ari ugukobwa, niba ari ibibazo bitandukanye, bishobora kuba ibyo mu buzima busanzwe, ariko bishobora no kuba ibyo mu buryo bw'umwuka. Hari igihe umuntu ashobora kwisanga mu buzima bwe bw'ibyamwuka asa n'uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Mu gitabo cy'umugenzi ho bavuga igikombe mu cisha bugufi, bakavuga n'ibindi umuntu ashobora gucamo akavuga tumva aha hantu harakomeye. Dawidi rero yaravuze ngo naho nanyura hasa hatyo sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Imana rero iherekeza umuntu no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, no mu burwayi, no mu buzima bugoye, ikabana nawe. Nkuko byanditswe ngo ubara kurorongotana kwanjye, ushyize amarira yanjye mu icupa ryawe, ngo mbese ntibyanditswe mu gitabo cyawe Mana. Uko niko Imana yita ku muntu uwo ari we wese. Kandi Dawidi yaravuze ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Umva igitangaje, ntago iyi nshyimbo n'inkoni ari ibyo kugukubita, ahubwo ni ibyo gukubita abanzi bawe. Ntago ari ibyo kugukubita wowe, ni ibyo gukubita abanzi bawe. Abashumba bo mu burasirazuba bwo hagati ba kera bagiraga inshyimbo, ubwo ni ikibando, bakagira n'inkoni ndende bitwaza. Iyo nkoni yabaga ari iyo gucyamura amatungo, iyo nshyimbo ikaba iyo kurwana n'ibisimba. Imana rero ifite inshyimbo n'inkoni yayo ikuragiza. Ntago ari iyo kugukubita wowe iragiye, ahubwo ni iyo gukubita abanzi bawe. Rero uyu mwanya muvandimwe nezezwa cyane nuko abantu banyandikira bakambwira bati warakoze uyu muti wandangiye waramfashije. Mbega ibintu binejeje. Navuga abantu benshi ariko kenshi kubera privacy y'abantu twirinda no kuvuga amazina yabo, ariko abantu benshi arakubwira tumva jewe hemorrhoide yari yaranyishe, jewe hypertension yahoraga izamuka, jewe diabete yahoraga iri hejuru, jewe nahoranaga igifu za acide, ibyo bita acid reflux, ngahorana imibi kirungurira, ariko atubumeze neza. Abandi ati je sinahinaga mu mavi, ubu jewe ureba nta nubwo nashoboraga kunama, sinashoboraga kurutama, ariko ubu ndonama. Imana niyo ikwiriye guhabwa icyubahiro
kuko imbaraga yayo ivura ikorera no mu byaremwe. Uyu munsi rero nanone nkuzaniye ikindi cyaremwe ngiki nzanye amababi yacu, ariko buriya ushobora no kukibona uko igiti cyose kiba kimeze. Ngiki cyitwa Senna auriculata. Senna auriculata, iryo ni izina botanical name cyangwa se abanyasiyanse bagihaye, kiri ku isi hose. Mu Kinyarwanda uyu tuwitwa umubagabaga cyangwa se umucyuro. Dore ukuntu ikibabi cyawo kiba kimeze nguko. Senna auriculata cyangwa se umubagabaga, umucyuro. No mu ndimi zitwegereye zo muri aka karere nk'Abaganda bawita omucyura. Rero iki giti ni igiti gitangaje. Ndagira ngo nkubwire yuko kibarirwa mu muryango w'ibyo twita acacia. Nibuzi ikimera cyitwa gasiya, nibuzi ikimera cyitwa umwicanzoka, nibuzi akatsi cyangwa agati kitwa umukubayoka. Ibyo biti byose bibarirwa muri uyu muryango wa acacia. Acacia igira ibimera byinshi cyane, ariko iki cyonyine cyitwa Senna auriculata. Rero ndagira ngo nkubwire ko iki kimera gitangaje, gifite umunyungugu wa calcium, kikagira zinc, kikagira manganese, kikagira iron, kikagira phosphorus, kikagira copper, ndetse kikagira n'ibyo twita sodium. Iyi myunyungugu ibisobanuye ikintu kinini cyane ku buryo butangaje iki kimera gishobora kugirira umubiri akamaro. Kandi nanone iki kimera gikungahaye ku mavitamine menshi, ariko cyane cyane vitamine A, vitamine C na E. Ubwo abantu baba barize ibijyanye n'izi vitamines n'umumaro wazo, ushobora no guhita umenya indwara iki kimera kivura. Iki kimera gishobora kuboneka ahantu hose, haba ahantu hari ubutaka bworoshye, haba ahantu hari ubutaka bukomeye bwo kurubuye, ariko kigakunda nanone ahantu horoshye. Ntabwo gikunda ahantu hakonja cyane, gikunda ahantu hari ikirere kiringaniye, hadashyuha cyane kandi hadakonja cyane. Mu bihugu by'ubutayu bishyuha cyane ushobora kutagisangayo, ariko Imana ishimwe kuko nabo iba yarabahaye ibindi bimera bijyanye n'iyo environment n'icyo kirere cyaho, kandi bibasha kubavura. Kubw'izo ntungamubiri rero iki kimera cyitwa umubagabaga gifite, kibasha kugirira umumaro imibiri yacu mu buryo butangaje. Kandi wibuke ko iki kimera niba gifite vitamine A kikaba gifite vitamine C, ubwo vitamine A na vitamine C wumve ko nyine ari ikintu gitangaje. Kandi iki kimera ni antioxidant. Niba ari antioxidant, iki kimera wumve ngo ubwo kiba gifite ibyo bita flavonoids bishobora gutuma serire z'umuntu zisa nazo ubwazo. Ubwo bivuze ngo iki kimera gishobora no kurwanya, kikanaburizamo kanseri. Zimwe mu ndwara zizwi cyane kivura, iyi ni antidiabetic mellitus 2. Diabete yo mu bwoko bwa kabiri, iki kimera gishobora kuyiringaniza kandi kikayicyaha, kuko gikontrolinga kikanaregulatinga isukari, kigenzura kandi kikanaringaniza isukari mu maraso. Iki kimera kandi nanone gishobora gufasha cyane abantu bafite inzoka zo mu nda, cyane cyane inzoka z'abana, by'umwihariko inzoka za ogiziri. Iki kimera kandi kivura indwara z'uruhu ndetse n'ibisebe bikomeye. Iki kimera nanone kandi kivura indwara twita constipation, imatwi, cyoroshya mu nda, kandi iyi ni inshuti y'icyo twita bowel function. Iyi ni bowel extract nziza cyane ku buryo indwara zose zifata mu mara, uyu ni umuti wazo ku rwego rwo hejuru. Waruzi se ko iki kimera nanone kibasha kuvura ibintu byose byerekeranye no kubura intungamubiri za A vitamin cyangwa C vitamin cyangwa E vitamin? Kubera iki? Kubera yuko iyo umaze kugikoresha mu mubiri wawe
gituma za vitamine ziyongera kandi n'izari ziri mu mubiri wawe zidakora neza bitewe n'impamvu zitandukanye zirushaho gukoreshwa. Iki kimera rero reka nkubwire uburyo gikoreshwa. Ngiye kukubwira n'izindi ndwara ariko reka duhere ku ndwara z'uruhu. Ku ndwara z'uruhu ugiteka mu mazi ukayiyuhagira. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri ufata utu tubabi ukatwumisha neza. Wamara kutwumisha ukadusekura ugakora ifu. Iyo fu ukayiteka mu mavuta ubona ko ari meza yo kwisiga. Urugero erayo, urugero coconut, urugero amavuta y'inka, urugero amavuta y'igihwagari cyangwa gikotori wowe ubwawe vaseline usanzwe wisiga. Ukabiyaza ku ziko wahinze ukayungurura, intungamubiri zacu zose ziba zigiye muri ya mavuta. Wahinze ukajya uyisiga. Ibyo rero ni ubumenyi ndimo kuguha kandi buri practical ushobora gukora bikafatika, ntago ari amagambo. Kubijyanye rero n'indwara z'ibisebe n'ubundi ukora aya mababi niyo ukoresha ukayasekura akiri mabisi ukunguko, ugahita uyomeka hantu hari igisebe cyangwa ukayahambiraho, ugashyiraho agatambaro, ugashyiraho bandage, warangiza ugapfuka hagati y'iminota 40 n'isaha, kabiri ku munsi, mu gitondo kongera ku mugoroba. Uyu muti rero ubu ushobora gukamura imyanda yose n'amashyira n'ibintu byose biri muri cya gisebe kandi kigakira. Wibuke yuko erayo ari umuti ukomeye w'ibikomere n'ibisebe. Niba ukuyeho uyu muti usigaho ka erayo. Ibi nanone kandi biratujyana ku ndwara z'imbere mu mubiri nka diabete nk'uko twabivuze, indwara zo mu mara, inzoka, constipation n'ibindi. Dukora icyo twita infusion. Infusion mu byigisho byatambutse navuze ibiyerekeye. Infusion ni ugufata amababi cyangwa se ifu y'amababi warangiza ukayishyira mu mazi ari kubira cyangwa se ugikura ku ziko ugapfundikira iminota mikeya, warangiza ukayungurura ukanywa. Unywa mils 100 mu gitondo, mils 100 ku manywa, mils 100 ku mugoroba. Watetse mu bihe bipimo ufata garama 60 muri litiro. Garama 60 ni amababi mabisi muri litiro y'amazi akabira, yamara kubira ukayungurura. None ukajya unywa mils 100 mu gitondo, 100 ku manywa, 100 ku mugoroba. Iyo ari ifu ukoresha mils 40 kuko iyo ikimera cyumye quantity igomba kuba ari nkeya bitewe nuko ufata umuti mwinshi. So mils 40 muri litiro. Ubwo nuvango nunywa ako gace k'agakombe mu gitondo na kumanywa no ku mugoroba, uraba uri mukemura ibibazo bikomeye cyane mu mubiri wawe. Wibuke yuko uyu muti navuze ko ufite iron, bivuze ngo ubwo wongera n'amaraso. Niba ufite ikibazo cyo kubura amaraso ubwo kirahita gikemuka. Wibuke ko navuze ko iki kimera gifite calcium, ubwo nuvango ikomeza amagufwa, iyi sena aricurata. Wibuke ko navuze yuko iki kimera gifite phosphorus. Phosphorus ni ikinyabutabire gituma amaraso yacu ahinduka umutuku. Ubwo na chlorophyll niko yuzuye muri iki kimera kubera yuko gifite ibara ry'icyatsi ryinshi. Wibuke neza yuko navuze ngo iki kimera gifite magnesium. Iyi magnesium ni ingenzi ku mutima n'uburyo amaraso atembera. Ubwo ni uvuga ngo niba unyoye iyi sena aricurata, umutima wawe uragubwa neza kubera ya magnesium irimo. Nanone kandi wibuke ko iki kimera gifite icyo twise antioxidant. Ubwo kirongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe gusigara buri strong, budashobora kugira gute guhungabanywa n'ibyo uhuye nabyo byose. Kandi nacyo vitamine C imara. Ubwo kandi wibuke vitamine A nayo ni ingenzi ku maso no ku bindi. Ubwo se urumva iki kimera kivura indwara wabara? Ntabwo wazibara. Hanyuma rero reka turebe umuzi wacu. Uyu muzi ni mwiza cyane. Uyu muzi by'umwihariko iyo urwaye indwara z'amenyo
urawucukura warangiza ukagenda uhekenya gake gake uvanze n'akunyu k'igikukuri. Ibibazo ufite by'amenyo menya ngo yaracukutse ngo harimo ibintu bigushorogotora ntabwo uzamenya uko byagenze. Ushobora no gufata uwo muzi ukawogesha amenyo ubwawe. Rero ndagira ngo mbabwire ko iki kimera gitangaje. Amababi twayavuze, tuvuze n'icyo twita umuzi. Noneho rero indabo cyangwa se indabyo zo zikaba umwihariko ku barwayi diyabete. Zo ni umwihariko cyane ku barwayi diyabete. Dukora icyo twita infusion nkuko nabivuze, fata amababi yacyo ariko biba byiza yumishijwe, nibyo biba byiza, kandi akaba yarumiye ahantu hatagera izuba. Wahize ugafata garama 40 ukazishyira muri litiro y'amazi, ukanywa udukombe 3 ku munsi, gakombe mu gitondo, gakombe ku manywa, gakombe ku mugoroba. Noneho icyo twita bark cyangwa se uruti rwacyo n'imizi by'umwihariko ibyo uko ari bibiri, nanone bivura ukoresheje icyo twita decoction. Ikintu cyitwa uruti, ikintu cyitwa umuzi, ntuzafata ifu yacyo y'ikimera cyangwa cy'ubwacyo ari kibisi ngo nuyizo uyishyire mu mazi ngo nubwo yaba ashyushye ngo uhite unywa. Ntabwo uwo muti ushobora kukugwa neza mu mwijima. Keretse amababi n'indabyo nizo uzakoresha icyo twita infusion. Ariko ubu buryo bw'imizi n'uruti dukoresha icyo twita decoction. Turacanira tukawuteka ugashya nibura hagati y'iminota 10 na 15. Hanyuma rero n'ubundi tukanywa za miruzi 100. Niki navuga, niki nareka, usibye gusa ko negereje kuzumva telefone umbwira ngo warakoze Sena Archulata yamvuriye umwana inzoka. Uyu ni umuti ababyeyi bakuze bazi neza, bafataga amababi yawo bakayateka mu mazi agereranije arengeye ya mababi. Ubundi nicyo gipima bakera bo bafataga. We yafataga amababi kayashyira mu isafuriya, agashyiraho amazi aringaniye neza n'aho ayo mababi agarukira, agacanira wa mutuga kamaho 1/2. Yagize agahamagara abana bataragira ikintu barya, akabasukira mu gakombe duke bakanywa, ati ngaho mugiye gukina ntibongere kurya keretse wa muti umaze kugera mu nda. Ubwo bakaryashize nk'amasaha 2. Ibyo ni ibintu nzi neza. Nanyoye uyu mubagabaga, nanyoye umuno, nanyoye umutkubayoka, nanyoye imiti myinshi n'umwana kandi byaramfashije. Niba ushaka kurinda umwana wawe inzoka, iyi ni deworming nziza cyane. Iyi ni deworming nziza cyane. Niba umwana umuhaye uyu muti ntukawumuha ukonje, ujye umuha ushyushye. Iyi ni detoxifier ikomeye, yoza imyanda igacucagira, imyanda igakurugutura mu nda nk'uko ubona umuntu akurugutura ikibindi cyangwa igicuma, urumva akacyoza koko. Ibi bidufasha kugira amagara mazima, kandi ikindi bigatuma intungamubiri zikwirakwira mu mubiri wacu neza. Imana ikugirire neza kandi guha amahoro, ikubashishe gushyira mu bikorwa inama tubigisha mu izina rya Yesu.